iduka ko hari uduhango abanza gukora mbere yuko abakiriya binjira. Ari mpamvu nawe murokora ukijwe ufite iduka byo zinduka wikingurira iduka nawe urisengere. Tuntu baminje hari n'amaresitora mugomba kurya bashyizemo tuntu. Mazi y'imirambo. Ni ukuyogesha abantu imirambo barabye ni ari mu z'abanyamahanga binjiye mu itoro badakebwe ngo bajye impaka zikomeye cyane ngo witwa Peter hakurabwa ati mbabugire nk'abagabo. Ni Imana avuze ko nzabwira abanyamahanga ijambo ry'Imana. Abanyamahanga murabashaka iki? N'amategeko basokuruza yaratunaniye kwibariza natwe ubwacu. Murabashaka iki? Mubabuze kurya ibyaterekereshejwe kuko cyo ikintu gikomeye buryo. Kurya ibintu byo mu ndaro ni ibintu bibi cyane. Ibintu byo mu ndaro kwa Nyabingeho ni ibintu ko nuvuga ngo ubusangira n'abadayimoni ubugiye guhuza n'amaraso. Buri hantu tujya dusengera ariko amaraso yabo kera arimo Satani n'abadayimoni bose biba binakomeye cyane. None nabwira n'agakiza ati jyanije mwaravangimwe ntago mbizi. Kantu uvuze ngo iyo wishe icyaha giteganije n'itegeko ubukoze icyaha ariko abantu bamenya agaciro ko gukiranirwa no gucumura. Ngo gisi nsambana siniba simwinzoga sindoga sinangana ubwo surashyiraho ibyaha bi ariko wica umurimo w'Imana. Amaso yo gusenga ntugira ibintu ubundi birabibiri bafite nibishingiye ku buryarya ubucakura kudakunda kuzimura guteranya kurwana mbega guhora uri umuntu usa nk'umwana wanduye bitakubuza kwicara mu ntebe zo muri salo byakubuza kwicara mu ntebe muri salo burya uwikozeho nk'urugero yego baratunze barafite ariko nta mahoro bafite iby'Imana duhare gashyiraho amahoro. Yes, reka mbashimire ko mudukurikirana ku mwagwa wa Ministries. Nge tuba turi kumwe kuri mikoro nitwa Emmanuel twishimire imbere ya kamera tuba turi kumwe na mushumba. Imana rero y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire. Uyu munsi wa none tuje kuri kamera kugira ngo tubashe kuganira, tubashe kugira umusobanukirwe. Hari abantu batubwiye mushungo dukomeze tusobanure noneho dukomeze indi topic ariko bagiye bamanza niba tukoza nk'ikiganiro gutya byibuze twongere bya bintu twagiye tuvuga na twafise nka topic twayivugaho twongere tunono tuze twisobanura mu buryo bwimbitse. Ndabona bari mwiyerekwa rya jambo intumwa na Yesu yavugiraga mu migana ari kumwe na rubanda ruseseka rwinshi cyane ariko intumwa bakajya hirya bakavuga batari ko se ko natwe turi kumwe ariko se buri mwami washatse kuvuga iki akababwira ati ariko rero buri amurahirwa ko muri turi kumwe byashaka kuvuga ibi navuze bisobanura ibi navuze bisobanura ibi. Niyo mpamvu uyu munsi nsuhuje abantu bari burengerazuba iburasirazuba majyepfo n'amajyaruguru mujyi wa Kigali n'abantu bakomoka mu bihugu byumvira ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se abantu bose bari mu bihugu bigiye bitandukanye ariko bakaba bumva ururimi rw'ikinyarwanda tuba twakoresheje. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire ibahe iby'imitima yanyu yifuza mu gihe mukoze za ntambwe y'amahame yo kumwe bw'abera tugenderaho gukora igishoboka cyose kugira ngo hatagira umuntu tubuziyerekwa ariko icyambere no gukizwa. Babaye bakijijwe babaye barwana nubabuza kubona Imana ubabuza kuba bagira mu migisha yabo n'ibindi bigiye bitandukanye nkuko siroga mushuma ari buze kongera kwisubiramo ariko uraho neza mushuma. Ndaho ndashima Imana kuri uyu munsi wa gatatu. Imana nihabwa icyubahiro. Yego ejo narakubwiye ngo ushimira abantu baranezerewe ubwo uyu munsi none reka mubwire umuntu tugiye gushimira no umuntu ugira uruhare mu kugira ngo ugaragare neza mu kiganiro. Arakoze cyane yitwa ndamuvuga ku izina reka tumushime ntacyo mutwaye bamwita Jean Bosco Jean Bosco mushumba ndamushimira ariko kabira n'umuntu ushaka gushima nawe umupasiteri uri muri Amerika Imana imuhe umugisha. Mama pasiteri nkamwita nde waruvuze sinzi akantu numvise niba kabisa navuze ngo mama pasiteri Imana imuhe umugisha n'amavuta n'imbaraga no kubahwa no gutera imbere no mubyeyi mba hafi cyane. Aba bantu Imana ibaha umugisha wumve yuko nzirikanye ineza umugirira mushumba kuko hari igihe yaza yambaye neza nkavuga ngo se unimbwira mushumba wambaye neza mwumva nyine hari abandi barabyumva ukundi
ariko turabashimiye kandi turabakunda bararikira kugira ngo tujye dukurikirana namwe mukurikirane mudufashe kwagura ubwami bw'Imana. Uyu munsi rero mushumba ndagusaba gusenga, numara gusenga Imana ninjire mu kiganiro. Ndagira ngo abantu uyu munsi barasobanukirwa. Umunsi nabazaniye mwa wese wate nabazaniye iki mushumba, ngiye kumubabariza ikibazo mutatinyuka no gushira muri comment, mutabona umwanya wo kugishyira muri comment kubera ko ni kinini cyane. Ndakoresha nibibazo bitatu byonyine kandi uri buze tangiye gushimira Imana. Mushu akira mikoro. Urakoze mu mikrofone. Uraziko ngiye kumanwa muri ndi gusenga. Oh Baba wetu wa mbinguni, nimeomba sasa hivi. Hallelujah. In the name of Jesus. Uri Imana yacu, uri Imana nkuru, uri Imana ikomeye. Uyu munsi wa gatatu no munsi tubonye nk'umunezero ku buzima bwacu mwami Imana, haba nge n'urugo rwanjye, kandi no munsi mwamundinzeho cyane kuko umwanzi we ntari kumpa gahenge, afite ibyo ashaka, afite ibyo arwana ngo abantu batumva inyigisho, ariko mwami uko byamera kose nzamuza kuzikora, uzanshyigikira kandi uzampa imbaraga. Ndasenze kano kanya ngo twemerere umwuka wera w'Imana manuke. Aya ni amagambo njya nkunda cyane. Data wavuze ngo dore ndi kumwe namwe, nzagendana namwe, nzabana nzakwana namwe. Erega kukuvuga ntibidutera isoni, nta n'ikimwaro tujya tugira, kuko umuririmbyi yaravuze ngo umusaraba niwe bendera ryacu twega bakijijwe. Kandi mwami Imana ishobora byose, aka kanya keza kuri uyu munsi wa gatatu umutima wanjye wagukiye kubwirwa we ngo nibahumure nibazatabarwa, kuko waravuze ngo nukuri sinzabareka, sinzabahana, sinzabatererana. Ndetse wongera wandika mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umukoresha uvuga amagambo ngo nuko ngo nimukingura amarembo kugira ngo ishyanga rikiranuka ryinjire rishima Data wa twese uhoraho. Ndasenze kano kamyo cyo kiganiro mwami Imana, iminota tujye kumara yose umwuka wera manuke, ari utwe tukivuga umwuka wera manuke, umukameraman umwuka umanukire, uzatega amatwi, uzakingura kumva ikiganiro umwuka wera azamumanukire nyaguhora ku ngoma, ko twifuza ko imirimo n'ibitangazo ujye ukora bigaragara mu maso ya buri muntu wese mwami. Uturokoro bigaragaza, uturokoro ubyerekana, uturokoro bishyira ahagaragara, uturokoro tuberenge bidukingira, uturokore tubona umugisha, uturokore tugere kure, uturokore tugeze ahadasanzwe. Ndasenze mu izina rifite imbaraga rya Yesu ngo imivumo na karande ikunze kwihisha mu cyaha nayikurweho, maze twakira umugisha udasanzwe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Yes, murakoze cyane. Uyu munsi rero ikibazo cya mbere mushumba kiraryoshye cyane. Yego. Uti kuri we kiraryoshye rero kuri giye n'umuriro, reko Imana iramfasha ndabikora mu izina. Amen. Ntago ndagufatanya n'uburwayi ho. Gutora agatege. Imana ishimwe n'ukuri, kandi dushimiye mama Shekina buryo ki aba yagerageje ibishoboka nk'umuntu, Imana nayo igashiramo imbaraga z'imbere. Ikibazo ni ikibazo cya mbere nateguye cy'uyu munsi. Mushu dukurikije ibyo uko ejo twasobanuye mu bibazo nagiye nkubaza buryo ki Baramu na Baraki bagerageje kuva mu bwoko bw'Isiraheli, ariko bagasangwa butavumika, ari ubwoko butavumika butura ukwabwo. Ariko muri iyi minsi yenda reka tuve ku bwoko bwa Isiraheli, runo tugere ku bwoko bw'Imana ubwaronswe mu maraso Yesu Kristo, abana ba Yesu, urubyaro rw'Imana, abakorerwamo na mwuka w'Imana babishaka, ariko yego babishaka. Icyo nshaka kuvuga ntacyo ndakaguhereza rwose mushumba. bakabikora yenda babishaka umwuka agakorera muri bo, kuko buriya hari abantu badashaka ko bakorerwa mu mwuka w'Imana, ngo abazi byinshi ngo bazabazwa byinshi. Hari abantu bakiri mu iyo myumvire. Yego, uruhare rw'icyaha mu gutinza karande n'imivumo si nibyo byonyine mushu. Uzuko icyaha n'amasezerano n'iby'Imana yatuvuzeho n'ibyizadukorera bikaba byatinda, ariko nuruhe ruhare rw'icyaha muri byo? Urakoze cyane. Ubundi uruhare rw'icyaha
gutinza karande ngira ngo nimo ntangire biravuga ngo muri Yesaya ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni kuwiteka avuga kandi karande nimo bibuza amahoro. So rero ibyaha ni imbogamizi yo gukira karande n'imivumo. Ndabigusobanurira ubwo afite n'amazi hafi ndabikubwira kandi niyemeje. No kuvuga ngo reka turebe igiti cy'avoka iyo ugiye gutera ikibuto cy'avoka mu kibuto cy'avoka ntihashibukamo igiti kizera avoka zirya. Nuvuga ngo nkuko nubu yavoka wateye ari igenda ikazana umumero ukazamuka icya giti kikongera kikera izindi voka ariko bishingiye kuri ya nuwayo ni ntimatima imera. So rero icyaha cyangwa kanongera ngaruke urabona eponge cyangwa se agakamatera gato wakaseho iyo ukinitse mu mazi ukagitereka ahantu ugira ngo nta mazi arimo ariko gifata ugikandeho gake gusa. So rero icyaha ni nyina w'ibi byose kuko icyaha gikongezwa na Satani kandi Satani niwe muvumo wa mbere. Satani niwe nyina wa za karande n'abapfumu n'abaruzi n'abandi bose. So rero ufite icyaha muri wowe ubumeze nk'ubitse mine izaguturitsa kuko uri mu line cyangwa uri umurongo wo kwa Satani. Sinzo ni uko nyumva buriya kuko na kira cyeponge iyo gishyize mu mazi ugatereka ubona nta kibazo ariko ibeshyu kandeho gake gusa byonyine gukanda amazi uraza kuyabona. So ni nakorera icyaha kimera. Icyaha niko kibikamo ni ntimatima ni nuwayo yo kubika bya bintu byose mu buzima bwawe bwa minsi yose. Ari havuga ngo ubundi ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni kuwiteka avuga. So ngo icyaha nicyo gihamagara Satani naho kigahamagara imivumo ikazi kicara muri wowe noneho bigatuma n'amasezerano yawe utabasha kuyabona mu buryo bworoshye kubera iki harihe urukuta. Irari cyaha kugira ngo kigire izangara kuri wa mukristo usenga nuvuga ngo we iyo kibumbatiye urumva nuko nkwereka buri agatabo ko mukristo nizwa agatabo ko umutima w'umuntu mwuka yagenda akajya nk'ibisimba byose. Nuvuga ngo Yesu yanavuze ngo umuntu y'umwirukanye abadayimoni umwe agasubira inyuma akagwa ngo wa mudayimoni ahamagara abandi barindwi bamurusha imbaraga bakaza bagatura muri we. So icyo gihe iyo umaze kuba ufite ibyaha wicaye muti hano utareka ubure expose ku kintu cyose kiri danger kandi we Satani nta kwizera ko n'ubundi warusanzwe uri umukozi we avuga ati netaye mu mprazancika noneho akazana abadayimoni bari ngo abadayimoni bari ngo ari buzane hari nk'aborozi abibyaha burupfu noneho ugasanga ubaye posede cyangwa se imbaraga mbi zihora zizewe ku mutwe bikakubera impamvu yo gutinza ko twemera ko amasezerano tuyahabwa n'Imana ishobora ryose. Imana ishobora byose yaravuze ngo ubwo Imana ari yera n'abayegera bakwiye kubabera. Hallelujah. Byumvikane ngo buri gihe iyo dufite mu byaha muri twe bitihanwa byamaze kubikwa muri twebwe ni inzitizi ya mbere yo guhagarika amasezerano yawe. Icya kabiri byoroheye imivumo na karande kugugiraho imbaraga kuko nubundi uri uwabo kuko nabisobanura byumve neza. Nuvuga ngo kuri wa mukristo we iyo amaze kuba adakijijwe akenshi Kristo ntari muri we. Uzi ko mu kiganiro cyo kabiri twavuze ngo hari abantu bahinduye idini ntibahinduka imitima. Hari n'abahinduye ibyo ntibahindura abantu bahinduye idini akumva ko yahindutse ntago bikunda ariko icyaha cyari cyo cyose ntangaha uraza kumfasha tubikategorize muri buno buryo. Ubundi hariho icyaha hariho gucumura harimo no gukiranirwa ni ibintu bitatu. Icyaha ni ikintu wagambiriye kandi ukagikora. Gukiranirwa ni ugucumurira mu ibintu ntiwakiranutse bagomba gusenga isayine ntiwasenga ariko yatuma twivugire ku cyaho bwacyo. Icyaha kigambiriwe kitihanwe ni isoko yo guhagarara kw'amasezerano y'umuntu kandi kaba n'inzira yorohera icyitwa karande n'imivumo kwinjira kiruka. Cyo ni icyaha cyatubona kimategeko 7 y'Imana ntuzibe ntuzice ntuzasambane so witeka Imana yawe ntugasuzugure mama wawe urabima ababyeyi bawe amategeko agira ku 10 nandi Imana yongera gusa kubw'amahirwe Kristo akora modification of the law. Tahakunda harano Yesu twakoze modification. Tegeko ryatangiye rimwe ntuzaryeho rirabananira bararya shyiraho 10 barayicara bananira abayuda bashyiraho 600 barayicara bananira. Yesu azatereka amabwiriza kuri ibintu nimuzabivamo reka nkore modification of the law ahashyiraho amategeko rimwe gusa. Ndaho itegeko rimwe ariko ufite imwe bikaba 2
twita paragraphe ebyiri ukundisha Uwiteka umutima we n'ubwenge bwawe bwose imbaraga zawe zose kandi ukunde mugenzi we nkawe ubwawe abara ya modifiye ariko ko no mu 15 by'ibyakozwe n'intumwa ubwo hari impaka zari zivuye Yerusalemu z'abanyamahanga binjiye mu itoro badakebwe ngo bajya impaka zikomeye cyane ngo uwitwa Petero hakurabwa ati mbabogere nk'abagabo nijye Imana avuze ko nzabwira abanyamahanga ijambo ry'Imana abanyamahanga murabashaka iki n'amategeko basokuruza yaratunaniye kwibariza natwe ubwacu murabashaka iki mubabuze kurya ibyaterekereshejwe kubyo ni ikintu gikomeye buryo kurya ibintu byo mu ndaro ni ibintu bibi cyane ibintu byo mu ndaro kwa Nyabingeho bati ni ibintu ko ruvuga ngo ubusangira n'abadayimoni ubugiye guhuza n'amaraso buri ahantu tujya dusengera ariko amaraso yabo kera arimo Satani n'abadayimoni bose biba binakomeye cyane none nabwira n'agakiza ati jyanye umwaravangimwe ntago mbizi noneho urumva avuga ati abanyamahanga ntimubikore mubabuze gusa gusambana no kujya ibyaterekejwe ibindi mubareke ko amategeko yaratunaniye so irumva icyaha cyane amategeko icyo kikuzana umuvumo kabiri gukiranirwa niki gukiranirwa ni nko gukirana n'ibintu byo muri kamere y'umuntu rero abarokore barwana n'ibyo byaha bya mbere tuvuze ariko byo gukiranirwa ntago babirekura gasanga arabeshya aratukana arahemuka aravuga ibintu bitari byo aracaranyenga abantu mbega abantu ubona ukabona ibintu byabo ntubyumva yajya no mu rusengero akabyina ukabona yahimba ariko yanakuvuga kagira ngo bamucometseho akantu gatuma avuga icyo nacyo kikuzanira abadayimoni bari mu buzima bwawe nanibuza gukiranirwa ikindi ni kirango nakubwiye icyaha gukiranirwa cyangwa tunikiyemo kagira Imana mba navuze cyane bavuze icyaha gukiranirwa no gucumura reka ibicumuro biva ku ijambo gucumukura ibicumuro bikomoka mu isezerano ryatinze ukumva uracumukuye ku Mana ariko Mana nk'ubu koko kuki utankorera ibi nibi ugasanga uguye muri cya kivuga ngo kuko utizera Imana atabasha kunezeza Imana urimo urankurikiye ibyo rero byose uko bifite ubizana ubishyira muri wowe ni inzitizi ikomeye igufasha guhura n'imivumo ku buryo bworoshye noneho icya kabiri icyaha kigatinza amasezerano yayo kuko turi mu murongo w'Imana nk'uko Imana igushakamo bivuze rero ngo ni byiza ko wamaze kwiyangaja gutungwa niva mu kiganza cy'Imana agomba kuba yejejwe simple as that wamara kwizwa ukamenya ngo ubwo nejejwe nubwo imivumo na karande bizarwanira inyuma y'urugo ariko ntibizinjira mu rugo hamwe usanga nyine ugira ibintu ugera hari ugasanga bikunze cyane Satani azaguhiga ashaka gusenyera urugo ariko divorce uyimwime kuko utazayikora kuko hari imbaraga zikurinze nuvuga ngo umukristo ukijijwe neza usenga neza karande zimugeraho n'imivumo bitagifite imbaraga ziremereye niyo mpamvu byataka abana babo kashamwe ntago kombi bisari niyo mpamvu byataka abana ukabona urakijijwe uri imbere y'Imana waraziritse ariko ukabona umwana akubanye indaya kunywanyura umogi arazerereye aragiye ukabona umugabo yari muzima musengana ukumva yasubiye mu nzoga ukabona hari ibintu bitagenda cyangwa ukabona umugore nawe hari ibyo agiye ariko icyo gihe niyo bigiye kuza biza bidafite imbaraga nk'izuko w'umupagani mu rugo rwawe aho birashorerana sibyo nka kuri ubona uca mu mpanuka za buri munsi ngira ngo nta minsi tatisha nta mpanuka ubonye ariko ntagira kugera ku maguru ariko iba yatumbiriye wowe nuvuga ngo uburinzi bw'Imana bumanukira kuri wowe areka tole yama nkuko wavuze ngo nta rariya jambo bice 22 byo kubara 23 24 ni amagambo mu mutwe wanjye Imana yamubwira ati Baramu ntujyeyo ntushobora kubavuma kuko bahawe umugisha already they are blessed barablessinzwe n'Imana nubwo ubona nta gikarito nta myenda nta biryo nubwo umureba ukamureba amajyaruguru uvuko yana amajyepfo ukambona mu byabikweto ukambona uko mpagaze ukabona ndetse ukabuzi n'amakuru yanjye kurutaho hari umuntu ubuzi n'amakuru avuga kandi akayashingiraho pe turiya ntibizashoboka hari n'uzu ubutayu urimo noneho hari umuntu ubuzi ubutayu urimo pe cyane cyane nk'umuntu utabyara ubutayu barabumenya ukodesha barabumenya ukenyera bamenya hari abantu baba bazi ubutayu turwana nabwo bazi intambara turwana nazo narwanye nazo ndazizi umuntu tugahora kangura n'ubu ntabwo urazana umugore kandi nta invitation yabonye kugira ngo tunyihamwe n'umwe ndazi ibyanjye uko byambaye ngo nta invitation wazanye pastor barakubeshyeraga umugore wagira byavuga si ukuri se nyine ariko banyibutsaga ibyo ntibagiwe
ibaza kugira umuntu akwibutse reka nkubwire ibaza kugira umuntu akwibutse icyo uvuye kurarira mu butayu gusengera hari igihe Satani agukorogoshora nk'ubu ukajya kamara ku musozi nk'iminsi birusengera amafaranga y'inzu ni nk'urugero nguhaye wasohoka atereko nk'ubwo ubukishijwe iki ko utanyishyuye iyo nzu yanjye no kubera iki hari igihe Satani agukoronga bakakwibukorongoza icyo kintu ugutukana bihagije akakwibutsa ibyo utagize gute utibagiwe mu buzima ntawibagiwe ko yambuye umuntu amafaranga arabati nkawe mwese ko rutishyura kandi wanayabuza ave no kuyasengera wanayasabye wacumukuye so rero mu mivumo nakaruka tukari gaciye murabyumva uzigura n'umuntu ariko n'ubu nturabona akazi kandi muhuye sayine hari umukozi wa leta cyangwa ukorera abandi ubukiri mu rugo ni cyangwa n'ubu nturabyara nta pamperise nta kana ntacyo rero Imana iturinde abantu batwibutsa ibyo tutibagiwe kumbi ni Satani ubugira ngo akore mu gikomere twongere dukomereke burundu so rero icyaha ni imbogamizi y'iterambere ku buzima iterambere ku rubyaro iterambere ku bana kandi ibyaha nibikurura umuvumo kuko icyaha cya mbere gikurura umuvumo utagira aho ushingiye ahantu ntibaze kuhavangirwa icyaha ubwacyo gikurura umuvumo udashingiye kuri karande udashingiye no ku gisekuru ahubwo gikurura umuvumo w'abanyabyaha noneho yiyongereho na karande noneho uvumwavumo w'abanyabyaha ko nta mahoro uzagira noneho Satani atereka ninjire mu kibuga kiraharuye icyaha ni uguharura Satani vango loketamini florida de l'essence paye ndafashijwe buriya niko yanimereye buriya no kuvuga ngo Orea Costi ni ibintu byinshi tubamo rimwe na rimwe iyo ukora ibyaha witwa ngo uri mu Mana imbere uvumwa wa muvumo w'abanyabyaha kuko nta mahoro munyabyaha ruvuga ngo mu rugo nta mahoro mu biryo nta mahoro mu buzima nta mahoro mu muryango nta mahoro ukavuga ngo icyo gihe iyo Satani amaze kubona ko n'ubundi ufite na za karande ziwanyu ni ukuri binjira mu rugi rukinguye cyo wacyumvise none ari kangizwa Satani akakwangiza akabyangiza byose akabirangiza wanangiza no gatakaza bwa bugingo kubera ko kimwe n'Imana ishobora byose Okay. Hari akantu ushizemo mu kanya buryo ki abanyabyaha bagira connection na Satani urumva icyaha uvumwa umuvumwe w'abanyabyaha ariko none wa muvumo w'abanyabyaha noneho hakiyongeramo nakandi kabe kitwa Satani se w'ibi byose akaba yinjiriyemo agakubitamo akazamuriramo karande barabisobanuye cyane mitanekereza ku kibazo cya kabiri ngiye kubaza nsanga hari gishobora kukunanira kuko abantu kiravuga urumva ngewe nigeze kubona no muri Bibiliya haravuga ngo bo barabyibushye abo bantu bamaze kubumva ni Zaburi 33 nayizi ngaho kibaze abo bantu babyibushye baguwe neza bagenda mu modoka nziza reka nkubwire ibyiyisi ni ukuri ko Imana bari blessed bazi gupfumura bakabona ibyo bashaka byose ni abanyabyaha rwime iyo bashaka umugore n'umugore wa n'umugore w'umuntu baramushaka bakamubona kandi bafite ibyisi bibahesha icyo bashaka twebwe ibyo basengera bo twebwe dusengera bo ntibabisengera ahubwo already barabifite yes pastor ibi byo wabiduhuriza gute ni iki kiganiro turimo ibintu zo abakiranutsi twebwe ibyo dushaka bo barabifite ndimo ndaribwa gusubiza mu kanwa haracyuye iyo zavuga ngo nitegereje abanyabyaha nsanga bagubwa neza no mu byaha byo barakomera bakagira n'imbaraga ariko aza kuvuga ngo nyuma yabone rahindukiye ngiye kureba habo ndahabura ngo nyuma mpindukiye nza gushaka habo ndahabura pastor reka tube honest ngenda nshaka kubwira ko Bibiliya ivuze mu ijambo ndahita ngaruka humura nanjye uyu munsi ngomba kuba honest just to be honest kuko ntabwo nshaka kubwira icyo Bibiliya ivuga avuze ngo mwikomera ryabo mwibyara ry'abana barakomera bari gahugubwa neza agasubiza atari ko nyuma nje gushaka habo ndagira gute ndahabura rero impamvu ngiye kubwira ijambo
tega amatwi yego numve mbe wumve ibintu byumve mu buryo buremereye yego ndakumenyesha ko nakubwiye mu kiganiro cyo kuwa kabiri ngo abana b'iyi si ni abanyabwenge ku by'isi naho ab'ijuru nabo ku by'isi ababo imbaraga zibakoresha ntabwo wazimenya hari abatunze amafaranga barayakuye ahandi hantu njye ngize kwicara n'umuntu amubwanisha ntumaze gukira ngo wakubwira amaraso aba yamenetse ugutyo niko yanshubije ati sabapfuye ahubwo ati umuntu wambura isoko upapuza imari ugira gute bari yabona abapagani n'ubundi shebuja agomba kubaha ibintu ariko nibyo mwisi bitazarama hari n'abapfa bayoyotse njya mbona umugabo umwe wari utunze amafaranga menshi uyu munsi yapfuye atagira n'igiceri cy'ifaranga ariko ntiyaryamaga kuri matera yararaga hasi hari ababonye amafaranga uyu munsi wa none babuza kuryamana n'abagore babo ibintu byo hanze abantu bakize bo abantu badakijijwe bariyemeje ntibatinya kuraguza nkwereke se undi muntu umwe zimwe tuzajya ariko ntuzatunge kamera mukunda amakuru na views nkwereke umuntu bakarabije amazi yo mwirimbi iduka afite yari yarahombye hari n'abandi badashobora gufungurira iduka ko hari uduhango abanza gukora mbere yuko abakiriya binjira ari niyo mpamvu nawe murokora ukijwe ufite iduka jya uzinduka wikingurira iduka nawe urisengere tuntu baminje hari n'amaresitora mugomba kurya bashyizemo utuntu amazi y'imirambo ni ukuyogesha abantu imirambo ni ibintu yanyibwiriye gihe nabwo rero ubutunzi bwawe buzayoyoka ntabwo niba ushaka gukizwa ukaba ushaka kuza biragenda haza ibindi bishyashya kuko ntabwo Imana yavanga umutungo na Satani mu muntu Satani ashyiramo cyangwa se wowe ugashyiramo nuvuga ngo Imana ntijya ivanga umutungo na Satani mu muntu Satani akuremo Imana ishyiremo kano kantu ntago nakakubwiye ngo gasobanure neza kano kantu tujya kurya ibiryo byo muri restaurant abana biterekeye utabamwe abapagani barabikora si zimwe na zimwe kwinshi zirahari kandi baranabizi nabo agomba bati ntimukore mujye kabanza gashyiramo dutagatongera mu izina rya Yesu ubwo no guhamagara abakiriya ngo binjire nge nije mbavumye ndabivumye mu izina rya Yesu bagatongera mu izina rya Yesu ntabwo bavuga ngo mana yanjye bati mana yanjye burya ni nayo mpamvu nongeye kubwira umuntu wese usengera ntavuge mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti akambwira ngo gifite Imana yanjye bitamvuga ntiho ko afite Imana ye ijambo ry'Imana riragaragaza mu bikorino ahavuga ngo hariho Imana nyinshi n'abami benshi ariko ukunda Imana niwe umenywa nayo urumva abahanze aha ntago wamenya aho gushitse buse kugenda ukabona abantu beza bafite imodoka baza akora kundusha akora kugira gute ariko n'abanyabwenge kuri zino gahunda zabo rero kuba abantu bafite ibicaniro byabo byo kuko twibunda barokore turwanya ibicaniro bya Satani Satani yakarwanya ibicaniro byacu ariko se umuntu bakorana arajya kuraguza arajya guterekera arajya gushaka ibibazo ravuka ajya gushaka kubaza amuha imiti harabambaye uduhu tw'ingwe harabambaye uduhu tw'intare harabajyana uduti harabajyana udufu hari utwo barenza ku irembo hari utwo batera ku mugoroba ibyo byose wamenya gute kuko twubukire duhabwa bibiri isobanura ko nta mubabaro igira gute yongeraho ikigaragaza ko kwa Satani nubwo abantu b'Imana nuko abantu b'Imana baharamarira n'amaganya ndetse bikaviramo no gusenya n'amadivorce no kukubita ingwasi no kurangira burya marira ari iwabo ntiwashobora kuyamenya ariko ubutunzi Imana ihabarokore nta mubabaro igira gute yongeraho so rero ikintu kibakomeza cyambere nuko bari mu kibuga shebuja ashaka ko babamo se ubakoresha barimo baragendana kandi agomba kubaha uburyo kugira ngo twaba Kristo bo ku ruhande tuzifuza bwa buryo bwabo ko ibyo dusengera bo ntabyo basengera bayibona batasenze yewe nta n'icya 10 batanga nta n'amaturo batanga ariko bari abantu uzabasangana ikintu bita gutanga kugira gute ikintu bita gutanga kandi iyo bagiye gutanga bagize Imana babona kamera cyangwa televiziyo n'amaradiyo akomeye icyo mvuze ntumbaza ibintu byinshi aho ngaho aho ntuhanyinjize neza pastor aho impamvu nashaka kuhambaza nuko byankurura intambara kuri YouTube simbishaka kuko bazi ko naziriya Mana zabo bakorera zibabwira gufasha abakene
ariko burya uguhaye cyaterekereshejwe uguhaye kivuye mu ndaro ubundi abaguhaye iki ni uwo mwuka baguhaye n'ubundi hariho umuntu umwe nabonye kuri YouTube impano yose ivuye hata nuko urumva rero nuko bagomba guhirwa muri ubwo buryo ntinjira aho hantu noneho ko bari kuri icyo kibuga impamvu ro bahirwa mbo bari ku kibuga cya Satani hari bubarwanya icya kabiri barakorera Satani n'ubundi bizayoka ntacyo bazaba ntacyo hari bapfa bakanashira ntibanabirye n'ubundi uko bazaho manutse basura kongera kuba ya miti umva rero icya gatatu bamaze kuzirikwa cya kigozi gituma batabasha kureba Imana ariyo mpamvu bahirwa mu bintu byabo ariko nubwo bahiriwe ntibahiriwe mu buryo bw'ubuzima n'imibereho n'ibuzima bwiza yego baratunze barafite ariko nta mahoro bafite iby'Imana duhare gashyiraho amahoro Pastor umuntu aramutse ajya kuraguza agaterekera akabandwa agasubizaho akavuga ati ngewe hari umurimo w'Imana nshaka yuko uzamuka kuko mu byo bakora tubwe ko batanga akaza iwacu ni muri ADPR abati hari muri ADPR bubatse akazu kabi ngiye kubavugururira tukamukubita bene nk'abo bantu twita tunabashinga n'imirimo nzagakata oya cyangwa se nzana karike kuko hari aho tubibona yego birahari bene uyu muntu urukuza gutya nukuri kw'Imana nta muntu utamukomera mu mashi nyine ngo amwishimire kandi na Bibiliya irabivuga yuko abo bantu nyine barakomera ndetse ngo bakazamuka Bibiliya nayo yaravuze ngo barakomera bakanazamuka bashobora no kuba abapasiteri bashobora no kuba n'abandi bantu bagiye bakomeye none se pastor uyu muntu umwuka w'Imana aramutse amumuritse agakizwa yenda tubonye ko nyine ari kugenda akora ibintu byiza tukamuha n'inshingano zikomeye zimwe mu zo mu butambyi kubera ko tutazi buryo cyabikora mu ibanga rye akashobora kubihisha rimwe na rimwe akazakizwa hakaza ubwiza bw'Imana buzakuraho bya bintu cyangwa bizagumaho ese pastor uyu muntu aje mu itorero agatanga bino bintu ukamuvumbura yenda uri mu mwuka uramuvumbuye ibi bintu babivanga n'ibindi byo mu murimo w'Imana ndagira ngo ngusobanurire amafaranga ntagira isura amafaranga afite ukuntu akora yitwa abanyarwanda amadolari amarundi babo ariko ndashaka kubwira ikintu kimwe gusa wa muntu wakoraga ibyo bintu akaza mu nzu y'Imana ubundi wamenya impamvu amatora arimo agira intambara uyu munsi wa none nuko abantu binjanye ibyo bintu mugendo uvuga nuko Rasheli yimukanye ibigirwamana byase barabyimukana banabyicaraho bakabeshyira ngo ni imihango nuvuga ngo barashaka ubundi ikintu cya mbere kiri kwica amatorero nuko twinjiwemo n'abantu batabashije kubanza gukizwa no kwera bazana amafaranga bazana amajwi meza bazana ubwiza bwabo tubabona abantu batwegere bameze neza turabicaza tubaha n'inshingano yemwe ariko bagifite byabigirwamana byabahongaho hagati aho ngaho icyo nicyo cya mbere ubona harimo intambara wagira ngo n'abapagani bakebwa mu mitima noneho ya mafaranga azanye ntazabura kujya mu nzu y'Imana ariko ntacyo azakura kuri karande kuko we ntiyabiretse nta nicyo bizakura ku muvumo kuko ntiyaritse wa muvumo ubundi igitambo ni igitwikira ibyo byose bamaze kubihagarika urimo uranyumva neza ko bigiye kumera ngaho none yamara kwinjiramo akaza bakanamushima bakamuharamira ko yinjije bya bigirwamana uretse kugira ngo ubusambanyi izi nzoga ibi byose biri kwinjira mu itorero bizanwa n'abandi n'abantu twakira bagaragara ko bahindutse ariko imitima itarahindutse abo rero uzasanga kenshi banaza ko burya Bibiliya navuga ngo mukena avuga yihohora ariko mukiravuga ntacyo atinya ijambo raryibuka hano bango umuntu ugenda ari inyangamugayo ngaruta igikire naho cyangwa ngaruta igikire ngo naho cyo gikire bivuze rero ngo abantu impamvu baza araza akabitanga koko ufasha kubaka ariko nta mugisha azahabona kuko ntiyabanje guhinduka muri we cya kabiri baramubonye kubera ibintu azanye na kashi bakizemo ariko bamuvusanga uyu munsi wa none hari ibyaha byinjiye intambara mu matorero kubera iki twinjije ubupfumu muriho
none se urambwira ngo ya mafaranga icyo nzi cyo yenda sindabisobanukirwa cyajya bajyaga basengera inyubako yenda amaturo barasengera ngo uyeze icyo jambo ariko bararyumvise mu masengesho yumvishe ngo mana weza aya maturo ese usenze ugira ngo nta bwenge bafite cyangwa kuki bose babikora hari yavuye mu kabari mu ndaya mu bujura mu rumogi utazi iyo byavuye utazi iyo byakomotse amafaranga Imana ubugeze ubiha umugisha ibintu byose kwa kundi byezwa n'ijambo basubijwe ariko nubwo wazana miliyoni unyubakira urusengero byeze akabirambi ubyeze ubiha umugisha umugisha n'ababitanze kandi ureke bikora ibyo byaha icyo wabitangiye urumva ubundi kurema ni amagambo no kwisenya ni amagambo niyo mpamvu umuntu ukurikiranye ubumwe bw'abera ministries dusoza ikiganiro kuko ninjye wazanye ibibazo kamberekeraho mushumba mureka nagiye no kuruhuka deratangiye gutora agatege kubera kumubaza tubazo dukeya uyu munsi reka nkubaza utu tubazo tugira gucya bantu muzi mufite amagambo yabavuzweho ngiye uyu munsi ngiye kwisabira abantu badukurikira abantu bafite amagambo yabavuzwe ku bugingo ku buzima n'umubiri wabo n'ibyabo muhamagare mushumba 82 n'izindi urazibona munsi ya screen urahita ubona ngo pastor yego nimero ze 0788 ukomeze 55 40 28 55 0788 mu muhamagare ndabizi ko iki kiganiro nakizaniye impamvu nari nakizanye soza kwari kugira ngo nereke hari abantu bibeshya bakavuga ngo none se ngo umuntu ngo akoze icyaha ngo uyu munsi wa none ngo akagikora rimwe ngo icyo cyaha ngo kanasa ngo kumva yuko nyine yuwe kumva yaragikoze ariko cyabaye nk'igicumuro cyangwa se cyabaye hari icyaha igicumuro no gukiranirwa akaba yarakoze gukiranirwa akaba yarakoze gucumura ariko akabyitiranye hari icyo wakoze ari icyaha kivanwaho yuko ari uko ugize n'izindi mbaraga zikikuvanaho igicumuro cyo ushobora no gusaba Imana imbabazi ikakubabarira nyine kuko ntabwo washize ni ibintu byakugwirire kandi nyine buri gihe cyose ngo amacumu yaraswaga kuri mu Kristo ngo arasanirwa kwinjira mu rurembo ngo ariko ntiyamufashe ariko yari muri inyuma mu bitugu bishobora kuza ari nk'ayo macumu ayo rwose nta kibazo wakwinjira mu rurembo ariko icyaha ni hahandi yazamutse mu musozi kandi Imana yaramubwiye ngo ucinze rimwe ariko ajya mu misozi y'amategeko bishatse kuvuga ngo yaragiye kwica itegeko yishe itegeko bwakoze icyaha nigiye wishe itegeko rero bantu mwavuzwe amagambo mabi bantu mwumva hari ibintu bibaremera mwasengeye bikanga nyabona muhamagare mushumba abasengera Imana mutange ibitambo mutange n'ituro ryo kwihumanura ubundi ibintu bibaveho kandi abantu mudatanga icyacumi wamuvumu uzabakurikirana nyabona ubundi ngira ngo tunasoze uko warubivuze ko gukurotira n'Imana iguhe umugisha ngenda shaka kuvuga nk'amagambo atatu abantu hari akantu uvuze ngo iyo wishe icyaha giteganije n'itegeko ukoze icyaha ariko abantu bamenya agaciro ko gukiranirwa no gucumura ngo gisi nsambana siniba simwe inzoga sindoga sinangana ubwo surashiraho ibyaha bi ariko wica umurimo w'Imana amaso yo gusenga ntugira ibintu ubundi birabibiri bafite nibishingiye ku buryarya ubucakura kudakunda kuzimura guteranya kurwana mbega guhora uri umuntu usa nk'umwana wanduye bitakubuza kwicara mu ntebe zo muri salo byakubuza kwicara mu ntebe muri salo burya uwikozeho nk'urugero hari ukuntu ubona umuntu afite ubucafu ariko butamubuza kwicarana n'abandi ko no gukiranirwa rero hari abantu bica imirimo byacumi bavuze amaturo bavuze abadasenga bari muri korali ntibagiye abahize imigo ntibahigure abantu batongana bavuga abakozi b'Imana abantu basebanya ibyo byose ni ibyaha bataguhagarikira ku ifunguro ariko imbere y'Imana bigaragara nk'ibyaha kandi byarangira gusa nabi gutyo bikuraho imirimo myiza wari ufite kandi byarangiza ukabuharurira icyaha imirimo icyaha inzi
n'inzira kugira ngo karandi ibona hica ko ko icyaha nyirizina ni ikibuga kiza giharuye cy'imivumo na karandi mvumo w'abanyabyaha nabyo bikagukurikiraho byose bikaza Satani agushye ko uraguwe neza urahiriwe uranezerewe ukagira ngo byakunze ariko kumbi yaguteze rugonde henuze guhariya ni byiza rero ko niba udasambana ni byiza niba utiba ni byiza ibyaha byose ukabutabiko ni byiza ariko se mu mirimo y'Imana mu rugo rwawe mu buzima urakiranuka naho nashaka kuvuga rero murakoze cyane Imana y'amahoro ibaho umugisha bishimira ibahe kuronka ibahe guhirwa ibahe gutetera mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha Imana yanyu Imana yanyu kwari Imana yo mu ijuru data wa twese wo mu ijuru uwo niwo ndi kuvuga tumva Imana yanyu kagira ngo abantu bagira Imana nyinshi wa mugabo we yimurabwira ati mva twumvikane Emmanuel giyegire kanziranye n'Imana yanjye Imana yanjye turabiziranye ariko ubwo tugiye kwandika burya roge nkunda hari ukuntu ntavuga burya hari abantu bata Imana we uzadufashe rimwe tubiganireho burya kuva ku karongo ka mbere ka Bibiliya ukagera ku karongo ka nyuma ka Bibiliya kavuga Yesu gusa hari n'abasenga gena hano nabwiye undi nti asengeye ku wa kane asoza atavuze mu izina rya Yesu ndamubwira ni isengesho ryamaganye mu izina rya Yesu usenze mu izina rya so ni rya nyoko ni rya kuvuza Imana ugasuka bizwe ngo ibyo muzasaba byose mu izina rya data wa twese ni ry'umwana ni ry'umwuka wera mu izina ryanjye muzabihabwa umenye ko ba Yesu bari benshi hari ba Yesu vuga Yesu Kristo kuko niyo zina tumuzeho Masiya cyangwa Mashiya todalaba Mashiya kibura urakoze Mesiya todalaba Mashiya abantu bazivuga mu bazavuga ngo nururimi kandi cyo ni igihe burayo ntabwo ariko bo hari no reka tuzaganire ku mpano z'umwuka oya ngiye ndashaka abantu banze babohoke niho nkeneye ko babohoka binjire mu sezerano babita ngo todalaba Mashiya urakoze Mesiya pasase yo bavuze ngo urakoze Mesiya wasenze buri todalaba Mashiya shalom